hari abana bava mu ishuri bitewe n'izo ngabo. Ukiraho reba umukobwa kwa Sebiduki yabyaye afite imyaka ingahe 15 imyaka 17 baze ageze 17 atangiye kujya mu biyobyabwenge. Reba hari babandi bamwe bikorera ibisheke, hari abacuruza avoka, imyembe, aboza karoti n'abazicuruza, inese basunika amatafari, n'abacukura ibicangara abo bose bakagenda bikoreye n'amatafari, bamwe bakajya kuba bakaryaruga naka kazajya ko ni nyoso amashuri gari garadutwaye Umwana none se wabaye bene yarakuze Umwana yaratsinzwe n'aba 13 urebye umva nge tekinike nakoresheje mbaza ngo ngubwire iyo tekinike ni yihe. Tekinike nakoresheje rero nta yindi no gusobanuza ababizi bwira manese ugomba gusobanuza abakurusha ukareba kukibaho mbese babandi bakurangaza bose ugashagira tujye mu gakongoro wakira rero nkimara gukora ingana nanjye bona yese ako muzi twicare dushaka kuntu tubiganira kuko ari ingirakamaro. umva mani none iyo gahunda yo kwiga cyane tujye tugerageza mani dukore na homework no kuba abari mu mani byatuma dutsinda. ubundi ibanga riruta yandi, ibanga riruta yandi ni ukujya dukurikira kandi tugasobanuza abandi gukora cyane. Ubu nanjye umva nahise mbibona, nahise mbuhambira icyo gihe umva nahise mfata intego kuva aka kanya rero ngiye kuzantera nayo ibyo banga mani ibyo banga ibanganire ni ukujya dusobanuza kandi noneho tugakurigira igihe mwarimu ari kwigisha, niko bimeze. nibyo niryo banga naho kurakarira abarimu mani karakano ntago bari sawa mani. hari akandi kantu natekereje k'ibanga. ibanga niri kugira utsinda mu ishuri ni ukuva iwanyu uzi ko ikujyanye ku ishuri kandi ukaba uzi ko ku ishuri nyine imyifatire yawe ni kimwe no kwirinda kugendera mu kigare. Rero niko bimeze. tugomba mani kwirinda ibintu byadusagara kugira ngo twige neza, tukareba mu makaye inshuro nyinshi. nayo tidya mu gitondo ibikenewe ya nimugoroba tukajya dufata na groupe tugasorana tukiga nko muri vacances tukareba ukuntu twakigenza cyane ko no kucyumwe no kwa gatandatu mwese murabyumva. noneho wagira n'ikibazo ukajya gusobanuza ababizi. musi ibyo ukumva hari umuntu utabiko gusobanuza ababizi aba ari cyo cyambere aho ni nacyo gituma arega umuntu atsinda, nicyo gituma abantu bagera hejuru. umva rero ku bana bafite imyaka 18 barabongamirwa. hari aho ababyeyi bikanga ko bakuze, abakobwa bakabatera inda, abahungu ngabo bakajya mu bintu bidashimishije ababyeyi. kandi hari n'ababyeyi usanga bari guterana abana babo ngo bashake n'iki amafaranga yo kwishyura ku ishuri, kandi abana nta bushobozi bafite bwo kuyishyurira ishuri. ubu rero nibwo usanga abana bataye ishuri bitewe nuko nta bushobozi bafite bwo kuyishyurira. hari abana bava mu ishuri bitewe n'izo ngabo. ukiraho reba umukobwa kwa Sebiduki yabyaye afite imyaka ingahe 15 kandi 15 ntabwo aba yari yakageze igihe. hari nabo babwiye ngo bishakira akazi bafite imyaka iyo 16. none wa muhungu harayijya kwa Sebiduki we none yavuye mu ishuri urukumva gishiki na gisaza bose byarangiye. mbaza ati yari afite imyaka ingahe? imyaka 17 baze ageze 17 atangiye kujya mu biyobyabwenge kandi bitewe n'ababyeyi be bamukuye mu ishuri. kandi yakomeje kwiga akazigira akamaro ejo hazaza he akaba heza. rero urukumva ko noneho yavuye mu ishuri ukumva ko ari ibibazo ari kwiyicira ubuzima. nese ahuka twabikora iki? twabegera tukabagira inama. hari umuhungu nzitwa Mutasiro umva
ubu nasigaye yikora amatafari amabuye ibintu nk'ibyo mu karitsiye barabimuzi kimwe n'abandi bikorera ibisheke n'abasunika amagare. umva icyo kintu rero dukwiye kukigaho ku buryo nabo twabasabira nk'ikintu cyo gusubira mu shuri baja mu bucuruzi nta myaka babifitiye ahubwo nuko babana twategereje batinze ngo dufate umwanzuro w'ukuntu tugomba kubigenza. Hari abana bahuye n'izo ngaruka zo kutiga neza. Ubundi reba hari babandi bamwe bikorera ibisheke, hari abacuruza avoka, imyembe, aboza karoti n'abazicuruza. Inose basunika amatafari. N'abacukura ibicangarayi bakagenda bikoreye n'amatafari. Bamwe bakajya kuba bakaryaruga. Hari noneho n'ababyeyi barwana none abana bagafata icyemezo cyo kuva mu rugo bakagenda bakajya gukora ibyo byose tuvuze bikababangamira bigatuma bata amashuri. Ariko ibyo bintu birababaje. Dore baraje babandi baraje tubategereza ariko icyo kibazo baze dufata umwanzuro w'ukuntu twakiga kuri icyo kibazo. Baze dufata umwanzuro w'ukuntu twakemura iki kibazo bikagabanyuka. Abana bajya gukora imirimo badakwiriye tukabagira inama bagasubira ku ishuri. N'ababyeyi wabo ahubwo tukabibakanguriramo kuko tukabagira inama bibabaje. Natwe twabonye amahirwe tuba dukwiye kugira ngo ubwo rero niyo mpamvu barabacuruza ibisheke tugomba kubagira inama bara bose bakora imirimo itari yabo itanabagenewe tukabagira inama bagasubira ku ishuri. Asunika ibicangarayi ngaho ari gusunika amatafari ari kwikorera ibintu bya karitsiye yose kandi mu ishuri yari ari umuhanga ntacyo bitwaye. Icyo nicyo kimbabaza sha birababaje. Ubwo rero dushobora gufata icyemezo cya biriya byose bikorwa kandi atari imirimo yabo. Ako kantu ni nyasawu tukegera ababyeyi babo tukabaganiriza tukabagira inama nari bikenewe kuko umubyeyi ari ukuntu umubyeyi nawe akumva ko ukuntu yabaga uwa mbere mwana none asigaye asunika ibicangarayi umuntu afite ubwenge kuri reba umwana igihugu cyarabaga uwa mbere mu myaka ingahe 17 kimwe na mudasiro yabaga uwa kabiri none reba niwe usigaye uterura amatafari mwatinze ariko mureke muzafata imyanzuro nanjye reka nze kureba muze hari ibintu yari yambwiye ndakora mu rugo muze gufata imyanzuro ariko zifatika ugenda tutaganiye reka mbe ngiye nanjye njye kubahiriza njye ntacyo mureke mbe ngiye baza kubisoza twetu mwatinze mwamuri mu biki nawe urabizi rero urabizi ko muri vakanse ababyeyi baba bakeneye ko tubafasha abakozi n'abarega baba bakeneye umwanya bakajya kuruhuka iwabo kandi urabizi ko musaza wanjye nawe arwaye ubu ngubu mba numva nkabyuka mu gitondo nkoza ibintu ngakoropa narangiza ubundi nkajya muri gahunda zanjye nkuko ntabwo gushaka kubatererana numve ko mwebwe musuzuguritse njye mba ngomba kugira mu rugo ngateka nangiza guteka ngashyira mu masoro ashyuhisha kugira ngo ntiturye ibiryo bikonje urabizi ko njye mankera n'umwanya wo kwiga ibyo byo birumvikana cyane ariko nyine tumumbabarire kubaha ababyeyi ni icyambere ugomba gukurikiza niyo utaba ariko ni ingenzi ababyeyi ni ingenzi ngakoropa nkoza ibintu ubundi nkazaranye muri gahunda zanjye ariko mbibwiye umubyeyi nese ko ndi kubona utari kuvuga byagenze ute noneho njyewe se njyewe nuko nta busobanuro mfite kandi nkaba nakerewe urabizi nyine nawe ntabwo yapfa kuza wenyine cyakora byivuze n'ibyo abana b'abakobwa bakunda kubahohotera mu nzira banabashukisha ibintu by'amafaranga n'utubombo umwana nk'uyu mutoya ashobora no kutamushuka bakamufata ku ngufu ariko iyo ari kumwe na mukuru we ntacyo bamutwara ntabwo nyine yatinze ku bushake bwe bumva ikibazo ibyo birumvikana twagera ku cyatuzanye tukarasa ku ntego muri make murabizi muzi icyatuzanye hano murabizi ko hari abana muri iyi minsi basigaye babazwa uburenganzira bwabo
bamwe batangira gucuruza ibisheke bakiri bato. iyo ngingo twanavuze hari n'umwana nsigaye mbona imyaka 13 10 n'ingahe sigo cukura fose za muri quartier mwaramubonye twaramubonye nabikorera yewe si amabuye nyine byarubona sanza gukora akazi ko mu rugo ngayo gushaka ibyo kugura ibyo kwishurira ni minerivare. ubwo se tuvuge ko ari wivanye mu shuri ngo ntago nshaka kwiga ababyeyi ni n'ababyeyi babigira mu ruhare. twariganye ari n'umwana uzi ubwenge. abazi ubwenge nibo bahura n'ibibazo. hari n'abaswa ubwo se umva mani tugomba kugira abambe muceceke tubanze dufata umwanziro tumenye ngo dufote kubafasha nabo bakagira uburenganzira nk'ubw'abana bakwiye. buri wese natanga igitekerezo cye. nk'igitekerezo cyanjye numvaga twagenda ko turi twese tukagenda tukaganira n'abana tukigana tukaganira n'ababyeyi tukabereka ko kugumisha abana mu rugo atari byiza bashobora kugira igihugu cyacu akamaro. ndumva ari cyo gitekerezo cyanjye. urakoze cyane. by'ukuri koko tugiye tujya dufata iya mbere tukajya muri izo ngo z'abo bana tukajya tujya kubasura nk'abana twigana ababyeyi babo bajya babona ko bafite abandi bana bigana mbese bakibatekerezaho nabo bakajya babaha ibitekerezo byo kugira inuza bakajya babaha ibitekerezo byo kujya nabo mu ishuri natwe bakatwunganira baduha ibitekerezo. murakoze. ngewe igitekerezo cyanjye ni ukuza nkabareba tukungurana ibitekerezo tukaja gusura abo bana bataye ishuri tukegera ababyeyi tukaganira ndumva araho ari uko byagenda. baca n'umugani ati ifu nibagarira urukundo ni ikirenge. bujye tugiye tujya gusura abana twamenya ko bafite ibyo bibazo byagira icyo bitungura. uwo ni wo mwanzuro dufashe n'uwo abitwara